high command yose ya FDLR eri Kigali kandi baramukorera. Yewe nabali yabesha abanyarwanda ngo bisha abana b'Inyange baramukorera. Yaratubeshe kali akantu ntabwo nzakibagirwa. Njewe umunsi bishe bali abana b'Inyange, omwe mu bagabo wali ohali yarambuye ngo ni twebwe twabishe. Biriye bintu nta muntu wishe bali abana b'Inyange, nibo bamwe babishe. None wo bakatubesha ngo ni FDLR yabishe. Ekyo bashaka kugeraho no kugaragaza ko FDLR ngo eracyaza mu Rwanda egakora amarorerwa. Ekindi ko kuwa legitimacy ya siyore yabo ngo FDLR ngo nabicanye. Bashaka kutandukanya abahutu n'abatutsi ngo banga abatutsi. Tekerezo ukuntu wica abantu bafatika ukabica kugira ngo ugere kuri icyo kintu. Iyo theory nayemera 100% kuko urebye none so wo babeshyira ko wo bavuga ko yabishe ko bamupromotinga buri munsi. Kuruta ko zatangiranye na Kagame. Bandwa by'abagamba bari muri gereza uwo ninja wabishe kuki we afite iyo Zograda Brigadier. Urumva ibyo bintu bisobanutse. Kandi Elizina barivuze bari abana bagipfa. Umunsi bapfuye babuze ninja ntabwo nari muzi na rwara kabije ngo niyo bishe bari abana b'Inyange natwe tukabyimba cyo abantu batwikiye ariko umwana yababimbuye Hasani yarabwiye ati oya barakubesha ati nitwe twabishe. Yari captain icyo gihe Hasani aho nawe yabesha abanyarwanda cyane. Ariko murebe abantu bose bamutabaye kiriya gihe hafi ya bose yarabahemukiye. Reba Dr. Ndahiro yaramwemukiye, Tom Byabagamba yaramwemukiye, Eugene Gasana yaramwemukiye, Bwihozagara yaramwemukiye, Rusagara yaramuhemukiye. Sasa abantu bagutabaye wewe Kagame bakagutunga nta nefaranga nari wari ufite, wari umaze guto umuto utashobora no kuvuga, abantu bagufashije no kumesa imyenda yawe wari wasobye nyine bakagufasha abahemukiye. Kiriya gabo kari nyariye nuko akabyimba ukamubona agiye gupfa afite ikibido kimuremereye ikibinika yekoreye cya psychology cyaturitse. Hari ubushuhe bwa bulletproof yambaye nabwo none wo asigaye agaturo rwangati umuntu wo mugabo. Kagame ntabagifite control over himself. Ibibazo byamurenze kandi twageze no kubivuga hano no Kagame yetwara ibibazo bimurenze. Kagame ntabazi kumanaginga problems. Arega kuba tutabone bintu kimwe tibivuga ko tutari bamwe kandi kuba tutanyura mu nzira imwe nibivuze ko tudahuza icyerekezo. Gusa kuvuga ibitagenga ndetse no gukeburana n'ibyakabaye intandaro yo gutongana. Kubaho no kubana ndetse no kubahana buryo umuntu n'undi tamutukamara. Tuje tumenya ko nta rugingo wabura ngo umubiri wawe ube udafite nenge. None twibanire kandi twumvikane ndetse dukeburane. Rukundo ni Kaeri Bonheur TV. Rukundo ni Kaeri Bonheur TV. Kagame yababesha abanyarwanda ngo bamurekuye akahita ajya mu Bubiligi. Yababeshe ntabwo yagiye mu Bubiligi. Kagame bakimurekura yesobyeho kwenyarira. Yageze kaga yageze yahise ajya German. Kaga ntabwo yagiye mu Bubiligi arababesha. Yahise agera n'igihunga gikabije cyane akajya muri German. Ko German babita gute mu Kinyarwanda?
mu Budage. mu Budage. Feri ya mbere yayifatiye mu Budage kandi yageze mu Budage atagishobora no kuvuga atitira gusa. Ebyo bintu neba mushaka kumenya okuri ku bintu kuri ebyo bintu yanababeshe ngo tutarimo arabibabwire. Tito Rutaremara ntabyo yari yazi, ntabwo yari ahari. Nawe yamubwiye ngo ntabwo twajyanye uretse ko abantu bari bahari. Kwanza ntabwo yafunzwe ari wenyine. Ntabwo yavuye mu Bufaransa ajya mu Bubiligi yabeshe. Ariko abantu bari kumwe bafunganye. Okay, hari n'impamvu Kagame atavugishije ukuri ngo yanze kubwira abantu ngo okay, kwanza yanze kubwira abantu ko yavuye ku mapingu ata yesobyeho atitira abantu bari bazi ko atazongera no kuvuga. Mu Bufaransa yari kumwe na Tom Byabagamba. Uwo yaramuvuze. Yari kumwe na Silas Odahemo. Uwo ntiyamuvuze. Yari kumwe na Lydia. Uwo nawe ntiyamuvuze. Na timu yose yabakiriye bariya ababakiriye mu Bubiligi mu Budage hari ambassador Eugene Gasana. Hari ambassador Emmanuel Oli Gasana wabaga ambassador muri wa Uganda muri wali ambassador wa Uganda yitwa Emmanuel Gasana. Wali ambassador wa Uganda no munyarwanda ariko uyu Museveni yigeze kuvuga ngo yahuye na ambassador Eugene Gasana ngo kibaza ko ari Gasana. Yarigendeye. Hari bihozagara. Hari Rusagara, General Rusagara. Abo bose Kagame ntabashobora kuvuga kubera ko yabahemukiye. Niyo mpamvu yabesha abanyarwanda. Iyo avuga ngo yagiye mu Bubiligi ari kumufasha amini mu Budage yagombaga kuvuga nabo bantu. Abantu bamwakiriye yenyariye atagishobora no kuvuga bose yarabahemukiye. Kandi bamwifiriye n'icumbi bakamutunga kugeza igihugu kimaze kurangira. Kagame ntabwo yavugaga, yageze mu Budage adashobora kuvuga. Abantu babizi hano bazabitangira ubuhamya. Muzaba bazamazina ndaba yababwiye. Ariko murebe abantu bose bamutabaye kiriya gihe. Hafi ya bose yarabahemukiye. Reba Dr. Ndahiro yaramwemukiye. Tom Byabagamba yaramwemukiye. Eugene Gasana yaramwemukiye. Bihozagara yaramwemukiye. Rusagara yaramuhemukiye. Sasa abantu bagutabaye wewe Kagame bakagutunga nta nefaranga nari wari ufite, wari umaze guta umuto utashobora no kuvuga. You know, abantu bagufashije no kumesa imyenda yawe wari wasobye honyine. Kagame arafunga abantu kubera uwo bafite. We atinya gufungwa. Yavuye mu buroko bari Byabagamba yavuyeyo ari muzima. Ariko we yavuyeyo amaze gusara. Uriyo mudamu Lydia sinzi neba nawe no mukoloneli sasa. Yes, buniri ni colonel. Banza ahubwo yaramugize brigadier ubu ngubu. No wakira yamini yari umwana muto ya ni wazindira. Namubona hari muri myenda ya RDF. No bundi ni wari yoshinzwe imyenda ya Kagame. So Lydia okuyo Lydia na Sirasi muri ayo mazina yose yari muri iriya film nta muntu nomwe akiriho ukiri na Kagame. So Kagame yabesha abanyarwanda kubera ko yari yazi neza ko abantu bamutabaye muri iyo situation mbi bose yarabahemukiye. Rusagara, Bihozagara, Oliya Emmanuel Gasana yarapfuye ngirango. Eugene Gasana, Tom Byabagamba, Dr. Ndahiro, abo bose nibo bamutabaye ariko ntabo yabavuze. So niyo mpamvu yabesha abanyarwanda kubera ko adashaka kuvugisha ukuri, kubera ko ikintu cya kabiri bari kumubaza ese mu Budage wahageze gute, wanahavuye gute. Yewe na umuntu wamujyanye mu modoka nyuma ava mu Budage
ntabashobora kumuvuga kubera atinya ko yabona credit bamubaza abanyarwanda ati se uyu aba bantu bagufashije bakagutabara mu gihe wari wesobyeho mu gihe wari wenyariye mu gihe wari utafite na nini bakagufasha aba bantu bite byabo yarabahemukiye kariya gabo kari nyariye so yabesha abantu ni ibintu bibi cyane ariko yabikoze strategically kubera ko atinya kuvuga abantu bamutabaye hose kaga byari bigutwaye iki kuvuga ngo abantu bose twari kumwe baradufatanye bagatufunga kandi twavuye mu Bufaransa duhunga na twajyanye igihunga nyine tukajya mu Budage nakiriwe n'abantu kabavuga amazina ukabaha credit kubera ko bakoza akazi none aho kugira ngo uvuge ibyo uhagiye kubaza Tito Rutaremara muri uyo mfumu wa RPF. Tito Rutaremara abizi wiki yubiye bura atumira Dr. Ndahiro akambwira ati Dr. Ndahiro story is neza ariko Dr. Ndahiro yari kuvuga wenda yari kuvugisha ukuri akamuteza urugwa. So nawe yabesha abanyarwanda cyane ariko impamvu yabeshe nuko abantu basangiye akabi nagahiye abantu bamubonye atitira abantu bamubonye atashobora no kuvuga bo bamubonye abayimbwa kubera amapingu yanze kubavuga kubaha credit kubyo bamukoreye. Aha Lydia nako nagira bamushireho kuko most recent ranks mbona urabona ko yambaye kano Lydia baracyari colonel yenda. Yes yari yakiri umwana by that time. Yarafite 17 years icyo gihe. Yeah, around that. So uyu nawe bamubaze abawire story neza abamwegera nawe azabwira ko wafande Yesu gihu yatitiye bageze mu Budage batazi niba azongera kuvuga. Yari yabaye nini ikiragi kubera ubwoba. Kagame no munyabwoba mubi cyane. So yabesha abanyarwanda ariko noneho yatumiye abanyarwanda kubabwira ibi bintu kandi byari bizi mu bantu bazi ibintu bya FPR twari tubizi ko yafunzwe. Kuki abizanye today? Kuki abivuze today muri uwo munsi afite ibi bibazo? Noneho akanatumira abantu bitaraganya kuza kubibabwira. None akabaza umupfungwe Tito Rutaremara ngo byo bivugora bizi Rutaremara abizi hehe niki aze kuri ibi bintu byibura yo atumira aba bantu ba Lydia n'abandi bari babizi bandahiro bo baracyari Kigali bagorewe Kigali. Anyway ikindi kintu numvise avuga nacyo kisekeje cyane ngo ariko kagarize ngo FDL eri mu Burundi no muri DRC ngo kandi abantu bo muri FDL no bari mu Rwanda bacyuye ngo babimubwira ngo bari yabise ngo ni encyclopedia ngo bafite amakuru mbese y'igifite na encyclopedia. Ubu se bavuga iki batavuze cyo ushaka kumva ko wababamba bavuga ariko koko oshobora no muntu ntabwo bigusaba kuba umunyamategeko kumenya umuntu okontrolinga kuriya umuntu ocurira buri gihe umuntu buri munsi yozana ukamukanda ukamubwira ko ubwoko bwe no bwabicyanyi buri munsi umuntu ugaragariza ko ubwoko bwe ntacyo buvuze yakuwira iki orese kugushimisha ngabone bukeye babaye bambona bukeye icyo bashaka no kubona bukeye n'icyo batakubwira kigushimishije barabizi ko ibyo nibyo ushaka bagombye kubikubwira. Noneho umuntu w'umugabo kajya gutango ngo bari yango ni encyclopedia ngo kubera kuba kubwira ibyo ushaka. Tegereza umunsi uzaba wavuye ubazabivuga ukuri bavuge no kuntu basurvivinze ku ngoma yawe. Niba ubwoko kibukoresha no kubantu ngabamakuza obose bari abantu bojya ngo ntababizi ngo kusurvivinga kugira ngo babeho bagombe kubwira ibyo ushaka kumva. None ukabizana ngo watumije biro politique kubabwira ibintu byihutirwa. Obose ibi bintu birihutirwa mu byo twumvise nta na kimwe cyihutirwa.
ngo none ngo baradutaye turi twenyine ngo tukunye kwirwanaho turi twenyine. Ni ryari Kagame yatekereje yageze kwebona ko ari kumwe n'abanyarwanda? Ahageze ahari ndimuka nibo atangiye kwebuka ko agombye kuba muri timu y'abanyarwanda. Ninde utebuka Kagame ejo bundi agifitanye umubano mwiza n'abazungu uko yafataga abanyarwanda akababonamo umunuko. Asashaka no kuba mu Rwanda. Kagame ntabwo yamaraga kabiri mu Rwanda kubera abanyarwanda bamunukiraga. None wo asubiyeyo ngo twewe ngo none wo nta muntu twetayeho. Uruko kaga wumve tumvikane kaga. Ebibazo limu niwe wabyezaniye kandi igihe wajyo omerezewe nabi oryohewe nta wetaye ku banyarwanda. Utangiye kuba umunuko ku banyamahanga wirwaga ojyamu ku buryo sasa hivi osigaye webera mu Rwanda sasa hivi bakakubuza no kujya muri za events zikomeye. Ni wowe wabizanye, ni wowe bafitanye ikibazo, nta bagifitanye n'abanyarwanda. Oya, ni wowe. Yes, ni kubera imyitwarire yawe abantu benshi, ibihugu byinshi, abanyarwanda benshi betandukanyije nawe kubera imyitwarire yawe. Nushaka uhindure imyitwarire yawe kugira ngo ubane n'abantu neza. Biriya byo kwitwarira hejuru ntacyo bivuze. Uri umuntu nk'abandi, va mu kubesha, mu kwebesha. Yes, turabizi no kugira ngo bakwange bakugiganisha sasa hivi ugushakisha ibintu bishasha. Wari wefitiye kariya akaboga kawe warishaga ubugari kazi genocide, nako ni wowe wakivanyeho ugakoresha nabi. Akaboga kawe ka genocide kari kakufatiye runene. Utetaye no ku bantu basurvive uriya bwicanyi, wowe ukabariye imitsi yo karyanaho ubacurira ngo barakuze imyaka ni myinshi. N'abandi basigaye kubica nabo ubwabo bandi bose abice. Ariko kaga ni nakaga koko. Ariko kibo kuri ibyo bintu bya genocide uziko ejo bwa mbere nibwo bwa mbere sinzi hagira umuntu makanya Kagame yavanye mu munwa we ngo ija mu rurimi rwe kavuga ngo abanyamurenge. Nawe za discours zanduhungire iki? Yes, nanjye no bwa mbere nabyumvise. Yes. Yavugaga ibindi bintu by'ubwicanyi ngo abantu bapfa gutya, ntiyigeze avuga ijambo umunyamurenge. Exactly. So kaga sasa hivi ageze none wo ashaka ngo twewe ngo baradutaye twese abanyarwanda. Oya, n'abanyarwanda nawo no baraza au batumiye gitaraganya kubera gutinya agafuni kawe. Ndakeka ko 99% y'abantu bari bakwicaye imbere. Umunsi bazakurimbura bazakora pari. Kandi na Kagame arabizi. Muzaba z'abantu bamuri hafi babizi arabiba. Agenda yambaye bulletproof muri abo bantu yite ko ari aba members ba bureau politique arabizi. Exactly, neo mpaka uranebuse kubera ko tufite ikimenyetso ko abizi. Agenda yambaye bulletproof mu bantu babanza gusaka. Abantu yisiriyeho kuko nta matora hari ko niba bahaye imyanya buri umwe wese. Bose baramukorera, baramuha amashi menshi, baramuririmba, ariko akajya abambayemo bulletproof. Kandi banasatswe n'abashizeho megano bira bimashini bya detectors. Yes. Banyuze mu enzo ni wo wayubakishije. Ibintu byose urabikontrolinga byose, ibintu byose urabikontrolinga 24/7 irinzwe n'abajepe. Yes. None wo wambwira gute ngo none wo orenzaho ukambara vest. It's terrible. It's very, very. Nuko akabyimba ukamubona agiye gupfa, afite ikibido kimuremereye ikibinika yikoreye cya psychology cyaturitse, hari ubushuhe bwa bulletproof yambaye nabwo, none wo asigaye agaturu rwangati. Uwo mugabo. Ikindi nabonye ariko kaga
yes Kaga ari ariko mazi utarajya kuri iyo kintu nizere ko utakibagirwa hari akantu ka FDLR yavuze ati tubwira abantu bya FDLR bakatubwira ngo bareke twebwe tuzamenye ko tufata ikibazo cya FDLR ntabwo ntacyo kitubwira ku bya FDLR nabyo bimeze nk'ibyo bintu bya genocide ko ntabwo agifite ijambo byandiye kuvuga ngo threat n'ibindi biragaragara ko bamubwiye ibintu tutazi oya baramubwira of course ntabwo kutabizi oya report yarahari niwo nawe urabiyemeza ko ufite rega high command yose ya FDLR eri Kigali kandi baramukorera yewe nabali yabesha abanyarwanda ngo bisha abana b'Inyange baramukorera yaratubeshe kali akantu ntabwo nzakibagirwa njewe umunsi bishe bali abana b'Inyange omwe mu bagabo wali ohali yarambuye ngo ni twebwe twabishe biriye bintu nta muntu wishe bali abana b'Inyange nibo bamwe babishe none uwo bakatubesha ngo ni FDLR yabishe icyo bashaka kugeraho no kugaragaza ko FDLR ngo eracyaza mu Rwanda egakora amarorerwa ekindi ko kuwa legitimacy serious yabo ngo FDLR ngo nabicanye bashaka gutandukanya abahutu n'abatutsi ngo banga abatutsi tekereza ukuntu wica abantu bafatika ukabica kugira ngo ugere kuri icyo kintu iyo theory nayemera 100% kuko urebye none se uwo babeshyira ko uwo bavuga ko yabishe ko bamupromotinga buri munsi kuruta ko zatangiranye na Kagame bandwa by'abagamba bari muri gereza uwo ninja wabishe kuki we afite iyo zo grade brigadier urumva ibyo bintu bisobanutse kandi Elizina barivuze bari abana bagipfa umunsi bapfuye babuze ninja ntabwo nari muzi bamwitaga Majoro Ninja icyo gihe Majoro Ninja na rwarakabije ngo niyo bishe bari abana b'Inyange natwe tukabyimba ati abantu batwikiye ariko umwana yababimbuye Hasani yaranapfuye mu captain yarambye ati oya barakubesha ati nitwe twabishe yari captain icyo gihe Hasani yapfuye sida twamushinguye hariye Butare sinzi nebo muzi imirango yari muri oya uwo nzi ni Major Hassan waracyahari amin nta nubwo akiri oya yari captain kiriya gihe wapfuye abantu baramuzi babaye munene so ni yaratubwiye umunsi ati nitwe twabishe twabakoreye akantu ngo twabariye kopa kubarya kopa nukubarasa twabariye kopa so noneho abo bantu urabafite isi erabizi okaza kubabesha ngo FDLR niyo tuma uba muri Kongo na UN report zikagaragaza ko ukorana na FDLR mucuruzanya n'abantu ba FDLR urabakoresha kugenda kurwana nawe urabyevugira ati urabafite hariya none ukajya kubesha isi bakakubwira ati bwana stop that nonsense nyamaza wewe we know turabizi ibyawe na FDLR ntuyongere kubivuga hano turi kubira kuva muri Kongo ntongere kino bivugaho kugeza na nubu uzumva hari abavuga bati muracyavuga FDLR ntibaho hari abitwa inzobere za Loni itsinda ry'inzobere baravuga bati FDLR ntibaho ibyawe na FDLR ntuyongere kubivuga hano turi kubira kuva muri Kongo ntongere kino bivugaho kimwe n'ibi bintu bya genocide erega kaga ajya hari icyaha mu Rwanda bavuga ngo kwangisha ubutegetsi kwangisha abantu ubuyobozi kaga niwe muntu wa mbere ugomba gufungira icyo cyaha kubera ibintu wakora nibyo byangisha abantu ubuyobozi anyway naho bisera bya ngo ntabaza ceceka ngo kereka apfuye ngo ko bamubwira ngo shut up kuri bo barakubwira bati ntibikureba vuga uvuye nibyo barimo kutubwira kubwira abantu ngo vuga uvuye aho koko
uzancecekesha ari uko napfuye. Narabwiye abantu ati bari muri situations zimeze gutyo barakubwira ati turakwica nodakora ibi. Bari hariya nta mikino ibamo barakubwira ubuzi neza aho uhagaze. Kagame arabizi neza niyo mpamvu avuga. None wakavuga ati byo gufunga ati nebwire ko ntazongera gufungwa. Wow, Kaga wowe ibintu kandi ibintu ukora byose bikuganisha gufungwa. Aho rabizi baranabikubwiye ko bazakujyana. Yewe n'abacyamanza bamaze kuba contactinga bazagukira rubanza. Ibyo narabivuze nanjye bankontaktinze. Kandi muri ziriye nkiko ikintu kiri interesting nuko njyewe as a person narabiza ko ntabijyamo ariko ndugiyemo ntabwo wavuga ngo ufite bias kuri Kagame ntabwo wakwicara imbere ntabwo yajya kuburana imbere ya Kambanda. No inkiko mpuzamahanga ni compromise politique. Ntabwo dukurikiza amategeko strictly. Inkiko zimeze kuriya ziba zisavinga interest za superpowers uko ziba zimeze uko ziba ziteye igihe muri gucya izo manza. Ntacyo wavuga Kambanda yagiye gukira Kagame urubanza n'abavoka be nabo bavuga ngo Kambanda wevane mu rukiko ngo kubera ko umaze igihe urwanya Kagame. Oya orawe ati aho nemukomeza kuvuga ndabanza kubafunga imyaka 5 muzagaruke tuburane mu contempt of court. Nibi bakoze na Cyazitera urabibuka byo gushekikisha Cyazitera babanje Cyazitera yashaka kuzana biriya ngo nisijuye ngo twakoranye ngo nabahaga amabuye ibintu bimeze gutya. Urabona Cyazitera nawe yari ameze Kagame yari afite network nziza yari yasoye amafaranga Nigeria yari ifitemo amafaranga menshi Cyazitera. None Cyazitera amaze kumufata agatangira kuzana ati sijuye twarakoranye barambuye atceceka. None agasakuza babanze kumuha imyaka 5 afunzwe kusuzugura urukiko. Uzagaruka imyaka irangiye ubone kugaruka kuburana nakaga no kubazabigenza. No, of course for me Kambanda sinshobora gukora ibintu conscience yagiye tanemere. Aho yati sinshobora kujya muri uru rukiko kuburanisha Kagame. Habari ko ntaze byaka yakoze ariko I cannot kubera azimu n'abana negishije hari abantu twakuranye njyewe nta mushobora kwebagirwa abantu twakuranye n'uwo baba bari ku side ya Kagame ariko I cannot nta mushobora kugenda kubakira inama. Ariko ndabizi ko abacyamanza barangije kwa contactinga abagiza cyaha urabona ko batangiye n'akazi. Abashinja cyaha barabizi abazaburanisha Kagame. So ebyo Kagame arabizi nayo mpamvu cyamuturikanye akababwira ngo ngiye bireka atazakugwa. Senze spirit ya Kagame yose neba mushitushaka kuyimenya kurushaho tubirebere muri iyo background y'ibi bintu byose ibibazo bimuremereye sasa hivi yari yaje hari ya guturika nekibinika cya fraud Sigmund Freud cyamuturikanye. Muri make Kagame aho ageze agombye kugenda gushakisha psychoanalyst aho gutumiza biro politiki ya RPF ntakezamumarira. Erega Sigmund Freud yarabivuze deja ate yo murayize kuri area level ye ikibinika kumuturikana steam keto kuturika ntababa agitekereza. Ibintu biraza birava muri unconsciousness bikanyura muri subconsciousness muri consciousness byahindutse imvange bikanyura mu kanwa nawe obwe abatazi ebyo ari kuvuga. Ebintu yavuze abwira tekezo umuntu wo mu perezida kubwira umuntu washizeho oshinzwe revenue okamubwira ngo amategeko ntacyo bivuze wowe kora ibintu kandi yarahiye ko azubahiriza amategeko. Sinzi neba nawe ari mbano barahire imbere yes ntabonebuka neza ariko yarahiye imbere ya Kagame cyangwa ya prime minister simbi ntabonebuka neza yarahiye gushira mu bikorwa amategeko. Ni executive bashira amategeko mu bikorwa. Exactly. None wowe ukamubwira ngo ntabagombye kubahiriza amategeko ati aho butuwe tegeko tuzajya turi bendinga uko twishaki. Ebi bintu nta perezida wabivuga kireka wa wundi waturika ikibinika cyaturikanye
akajya imbere y'abantu. Kagame yari ari imbere y'abari abantu ariko ntabo yari azi ko ari we uhari. Hari umusaza no yabaga Kigali yabaga Butare yitwaga Makenga kwa Makenga ntabo nibuka Mahenga ni Mahenga yabaga Kigali munene cyane. Bamwikiye abantu be bose mu ntambara. Wajyaga kumusuhuza akakubwira ati ndahari simpari, arahari ati ndahari ariko simpari. Nuko yasubizaga ati ndahari ati muraho muze ati yemwe ndahari ariko simpari ntabo mpari ikintu kimeze gutyo. Na Kagame nawe hariya muri munini ya FPR yari yahari ariko adahari. No mubiri mwabonaga ariko nta ikibinika cyari cyamuturikanye ibintu yavugaga nawe ubu sasa hivi asubiye kubyumva yakwebaza ati ariko koko iki kintu navuze cyari what does it mean? Nuko Kagame ntabagifite control over himself. Ibibazo byamurenze kandi twageze no kubivuga hano. Nuko Kagame yetwara ibibazo bimurenze. Kagame ntabazi kumanaginga problems. Nayo mpamvu yavuye mu Bufaransa hali abari bamufungiye atitira atashobora no kuvuga. Kubera iki mechanism ye no kwameze afite iki kibazo ntabo yemera Kagame wali we. Yemera Kagame atari we. Iyo difference hagati ya Kagame ari we na Kagame atari kandi biyemera iyo difference y'obusazi ni nayo mpamvu agera kuri area level. So ibintu yaguye yo munini biuzuza cyangwa bira confirminga kiriye kibazo turi kuvuga yefitiye cyo mu mutwe we. Ni nacyo kigisobanuro cyo kwambara vest muri environment a controlling esana kurindi. Ntabari ikibazo cya security. No. Ni ikibazo kiri mu mutwe we cyari psycho akeneye psychoanalyst bamuvure ariko ntabashaka kwemera uburwaye afite. Kagame ntabagifite control over himself. Ibibazo byamurenze kandi twageze no kubivuga hano. Nuko Kagame yetwara ibibazo bimurenze. Kagame ntabazi kumanaginga problems. Bagiye kumufunga kaga kirekaye yahuye. Twaragiye tarabaye. Machozi ya Wanyarwanda sio bure, machozi ya Warundi sio bure, machozi ya Wakongo sio bure. Damu ya Wakongo yanalia, Kagame umeiba, umeua, umeteka nyara wengi, umefanya uhalifu mwingi Kagame. Wakati wako umefika, jiandae kwa kifo chako Kagame. Kifo unachotamani kiwe juu ya wengine, sasa kimekujia wewe pia. La mort que tu souhaitais aux autres, l'État maintenant frappe toi aussi. The death you wish upon others is now come upon you too. Liwawe olingi likolo ya basusu, ebeti opesi koyo. Okufa koya gala kubalala kati nawe kikujide Kagame. Umeshauriwa mara nyingi, unaamini silaha, unawadhara watu uliowanywa waache kuwa wa Kongo. Unajifanya gaidi na uendelee na mauaji yako. Tulikwambia wape amani majirani zako. Unajifanya viziwi na kuanzisha vita. Kizito alilia lakini hukusikiliza. Darasi alimba lakini hukusikiliza. Mbadilama bado anakushauri Kagame, umevuka mstari Kagawe. Kifo unachotamani kiwe juu ya wengine, sasa kimekujia wewe pia. La mort que tu souhaitais aux autres, l'État maintenant frappe toi aussi. The death you wish upon others, it's now come upon you too. Liwawe olini likolo ya basusu, ebeti ompesi koyo.
wanachochea vita. Sasa dunia nzima inajua ukatili wako umewaumiza wengi. Kagame, umewaua wengi. Kagame, umewaibia wengi. Kagame, umewafunga wengi bila sababu. Kagame, machozi ya Wanyarwanda Wakongo Wakongo yamekulani. Kagame, kifo unachotamani kiwe juu ya wengine, sasa kimekujia wewe pia. La morte tu souhaite aux autres, ta maintenant frappe toi aussi. The death you wish upon others, it's now come upon you too. Liwa yo lingi likolo ya basusu, ebeti yo mpesi koyo. Okufa kwa yagala, kubalala katina we kikujite Kagame. Muaji halisini Kagame, gaidi halisini Kagame, malifu halisini Kagame, mwizi halisini Kagame, mtekaji nyara halisini Kagame. Wana wivu kila wakati na kuna anayemwamini Kagame. Mwenyewe ni kifo, ugonjwa wa Afrika ni Kagame. Kifo unachotamani kiwe juu ya wengine, sasa kimekujia wewe pia. Na morte tu souhaite aux autres, ta maintenant frappe toi aussi. The death you wish upon others, it's now come upon you too. Liwa yo lingi likolo ya basusu, ebeti yo mpesi koyo. Okufa kwa yagala, kubalala katina we kikujite Kagame. Machozi ya Wanyarwanda si bure, machozi ya Warundi